Yiriwe Keve komere muko arararara nikoye naho neza komera mpobera ari ukuri kwiba niko ukuwangamye nari muri aho se mwebwe oya turaho oya ndacyareba we niko uri byose oya gisaza we niko uravuga ngo iki umwana wanjye ni byose mu biki ariko rero nari ndimo ndabikorakoreshwa ahangaha ngo ni byose ukura wisatiriza kandi isono ufite uri kw'Imana akoze iki uramushyigikiye nawe ubu nawe ugiye kuba mucutse umumpe oya yari ari kunsuhuza ariko urusaza ureba urunguru naso bigize ibikomora muri uyu mudugudu barananiranye nibo basinzi dufite hano mu gace nibo birirwa mwabizubazuba iyo ngiyo we na so barahomotse azabona so ngo ugira ngo ura n'umuntu aba yiyoberanyije are we ariko se gusuhuza umwana ko kambajya hagati ndumutangiye wikoreshwa noneho reka ngo usuhuze wowe nsuhuze iki mwararwambaye mu gace ahantu hose nk'aho ibyamamare ega ni urukundo ni urukundo rwo kwirirwa mushaka gukora ku bana b'abakobwa oya yabaye mwiza rwose reka ndabona wandeye umukobwa ukamira amaritiro ese uri kuramya urakurya akarimi mu biki yarakuze rwose gusa narije kumusuhuza reba gacya musaza we ariko umusaza umusore ungana nanjye ngo ndi umusaza tuvuga utumujene ubu nabije wanjye iyo ngiyo ku kabari yari mu mabara aho ngaho aba yirirwa avuga ngo ni umusore ahubwo se ntiwandangira aho yagiye aho aba ari ntabwo muhamuhaziranye yagiye ryari inkoko zibika kegerayo nanjye se uri kunkora kure kuranda kizubazuba ariko wazampa amahirwe iri rimwe ngahura n'umugore wawe nkamubwira amabara yayo sone ahubwo wazampa rimwe nanjye amahirwe rimwe nkagukubita akabizu iki gisaza nkagusoma mwirirwe reka murebere kwa kari umuhirimbirera mwana wa ubundi wowe ubu urusaza niba washatse kunsoma ku mbaraga nari njyaniye ubwatsi zayo ariko naruha ese mama naho aba basaza bageze se barandavuye aho bageze ahubwo ubu se wowe ko mbona ishati yamucuyeho waheruka no kugaruka akenda se bura aroga ugira rero yaraje amhobe irangira ngo ni wa muco wa papa nyine nanjye ndamuhobera uzi iso nayo kugira ngo yoge nibarashe ni ukuvuza induru kaka umuruhu ubyinisha umudaho ntabyo uzi ma iyo migani ni iya kera ntabwo njya nyimenya tuyange kureba ko nakuramira mwana ya n'amasaha arakuze byase kubereka ngaho asaza banga barokoye Betty. Ako Betty wakihanganye ko kukanzupa gacupa kamwe byibuze. Akora urenza kugira neko kunahambere urabutarayampa. Bawe ihangana rwose ndafata ikinina ni mugoroba rwose ihangana. Uri igihe uzajya uhora umbwira ngo urafata ikimina. None se ko nta mafaranga mfite. Habe n'iciciro mfite mu mufuka rwose ihangana. Ubuze ko ariko ibyo ncuruza nanjye mba naranguye. Gerageza no kwimana. Mbara uremaze kurambirwa imitwe yawe. Ndakwinginze rwose ndafata ikimina ni mugoroba kandi ndafata amafaranga ari hejuru. Ihangane nyine uze kunywa ikimina umaze kugifata. Betty wakihanganye. Genza udanira bitamo byanjye ubundi uze nguha inzoga. Betty ndakwinginze. Nta deni hejuru y'irindi. Umva none. Umva none. Yego. Kamera yawe yatawe. Dore bijobije. Yego. Makuru ki? Imeza ni meza. Utanyanduza sha. Hoyas. Umeze. Bijobije. Hari urwagwa rwiza.
ntabwo ndongera kunywa kuko umunsi ye ntabwo ndongera rero kwicara aha hantu Beti nushaka kuva kwaka kabaraza rebere ndani intebe nshire hara muri viye nta kibazo urongera kujya oya abanye umukiro uriza rebera gatebesha yaje kuzanira rebera gatebe we kuntega mu bikisha ukiriya ni nkawe karagatebe nakaza sinatangirwe n'abahanyi n'abatiye ihangana ariko umva mukiriya mwiza dore agatebe ahasi uzahare we yihanagura none ndasinda uyu munsi ndasinda byanyana beya amakuru kisi ni meza mukiriya mwiza yewe ndayanagura ariko rero ahantu karibu ukuntu hasakara tuje turicara ahantu hagize ute hafurebye ndaza kubikora rega umukiriya ni umwami akorera dore n'igihe cy'imvura mutazajya munyagirwa ubwo umunsi rero ibintu byahindutse kagira inkuru sinkirigere gwari nka wa wundi oya da yabaye miliyoneri neza ubu ki wa muhobobo ntabwo mvuganaga n'abahanya wa mwana we uramenye siba ntukamvuge mu izina nta mutindo mvugaga mu izina nta soni waba ushashe ibyo bintu yego ratobeye ati ndakumva mbo zana igazi utereke hano uyu munsi se ntabwo uri kunywa kava none ndakubwiye ngo zana igazi ye utereke hano ko byahindutse ra rukumva byahindutse sha ubu ntabwo rwagurebaho warabimenye se ntabyo narizi mwana wanje yavuye i Kigali wa mukobwa wanje ubonye ukuntu asa niyo mpamvu mba ntabaye mwiza ni nk'umwamikazi abaye mwiza koko ufite ikintu wicariye yitwaye none si mu gitondo cy'ukurya inyama saa sita amafi umugoroba inkoko mva agafaranga kabonetse ra ibyo ntibikureba woza n'igazi wishyitere reka nzanye ikuzanire uyu munsi ariko cyo sigira cyangwa cyangwa uranyishyura mbere ariko wabimenye se umukobwa wanjye yaje sharavuye i Kigali ubu ntabwo nkiringaniye nawe ucukoze wenda hari dawe kuvuga ko ufite akabari twapfa kuganira naho abantu b'injereri nk'aba apana njya numva bita ngo kizuba se wimvugira umwana sha tazamutera umwaka zana urampanywe cyasumba ndagira ngo ubanze unyishyure rega wibuke yuko tugorana mu kwishyura ntabwo ari ufite akabari wenyine oya ndakwakira ariko banze unyishyure ntubizi gusaga ni amaki ikibazo ni amafaranga wowe zana ikazi ya kwa mbona warigwiriye ra zana ikazi ya hano ko warigwiriye ariko nakarizana ntabwo uri bumvana naho utanyishyura oya mukiriya mwiza icara nkuzanire nasubira kwitwara gute icara nkuzanire erega mbagira ngo tunaganire uko ubizi se ntabwo uzi ko nkubanga winota amagambo sinta muntu utota amagambo umukungu dare cyakiri guhenagurika siko no yari yapfa mwa nakuzaniye zapfa gihe kisi dosi nisi mutwo twana hafi ngize ngo ntumbwiye ngo nzane ikaziye urukuja hese we haguruka simva impande wakuraga amakungu impande yanje rero niba ushaka ngo nguteze imbere musaba subiririya cyangwa umwirukane baze kumugoroba nawe ikane rero naburane nuze kunyicira isoko haguruka uze kunyicira isoko ngo uhaguruka ahangaha niba mutari kubyumvikana uhaguruka ugende ngabaragirira urabizi kuzanwa n'ideni nta kintu kigera konte uhita uza ufata agapeti hano ngo haguruka rero mbi mpande subira hariya harawanya yimbwa dore subira aho hirya ngakora pompaje 60 nakoresha byibuze shaka vuga ngo afande geregwa incuri 5 afande geregwa ese urukwigorora nk'umukenganya ndakubwiye ngo wigoronze imbere ya ugiye kukeza se uri umuhanzi ufite iyo ndirimbo asa ndaba n'umuhanzi koko ubusekane nabyemeye bakamwe byibuze gihereze kitanyanduza mu ntoki kive hano kishe kahe cyose itaragura kuraje hariya ngo mama sabandi babaye bareba ruri he umva se ntabwo ndamututwana uzanira iki noneho zanira inini mukiriya we nawe rero akoreka mbikore
ahubwo uragasingiza nugeri wanyu babwire ko ubuyobozi bw'aka gace bwahindutse ushaka nk'ikize ntushaka nk'iki ngiki okay pfundura sha kana ufate nk'atatu buranywa defo yawe rero ukora bagiye wagafunguzo kanze ako uyu munsi wabaye mwiza ubwo munsi se hoya se kujya kunyagiriza ntacyo rihongoka wewe unyishuza ikibazo si kiri hehe wabaye mwiza uyu munsi pfundura se ako ubundi buryo urabizi ko sigaye nanibandara urabizi ko sigaye nanibanda oya ibyo ntabwo mbijagamo wa mugore hava utazagenza indengero mfite urugo ndubatse rirabyishimiye urabizi neza ko mbanaho si cyugazi mukira ni umwami ariko rero umwami si n'uwo gukabakaba uri kunkabakaba nagira ngo numve ko wicaye neza mukiriya mwiza ave ndicaye umunsi wabaye umuntu mwiza ariko ushatse areka kuvuga nabi ariko nayo ubwayo yabisekeye yabyishimiye ndi kugira ngo uru rufuro rwo hejuru rugabanyuke ndanywa iyo hasi ifite icanga hasi umenye wayinyera yiri gate ngiye kunywa twa tundi twanjye rero wanyemereye yego yisubize mu nzira yawe ukazi ujya kuzana indi cyangwa buretse kamanze ngeze hasi gakeya yego nakucunge nigera aha nituzana indi turayimena sibwa iryo ni iryinyo ukoje ku iryo cupa kunywa no kuyiguguna biri guhuriranye hejuru ntiwe baguhereye kuko akasiyane iwanyu mwihaye wagura gusesera mu ruzitiro ugusaba sote mu bukwe uzongera gusubira ubwo mugongo bazaguvuna sogokuru wawe sara catega ifuko kuzi ku muryango gwanyu muzapfa mwese muri abahanya muretse n'abana bazagukoma subuno nozabyara umwana ureshute yego bikirana no mubirikira no guseserezanya barabihanira ngo no guseserezanya barabihanira uvuze ibigaragara bagusesereje ngaba muremure sindeye urana nari muremure yego bikirana icarese singungubu ugiye nko gukomezwa cyangwa gusezerana ubu wakwirigura dodesha ipantaro ni ikoti ryonyine byahita bihwana twinywera agacupa namare mushyiremo n'akandi gushiriremo n'akandi shiririrwemo uburozi y'indagiro nsigaye ndi umuzungu nsigaye nitwa paturo ikureba hiki zirasigara ndazitahana ikibazo ufite ni iki urangurira kandi se byibuze umbase wambabira ukabuvuye hangaha kandi uyu mugore ndi kumubwira ntandamuteza imbere aka kantu gakomeza kuzamo abantu nk'aba ngaba ariko beti we yatawe wakitabye bija yewe naje mukiriya mwiza iko Maria beyata hada ni beyata ndakumva ako sha nzesha alo yesi ho makurusha ubu uri mu dukisi ibyo bivemo ngwino hano nkwereke nsanga hano kwa beyata kuri cya kigore gipimaga kimeze nk'igihumbi ngwino nkusenyerere sha kabona imyambi ngwino tuba turimenera habiri ariko dore isawa kanzibare umbase wandebera kandi gatebo kanzana mwa hano bugufa reka nze nkakuzanire hari undi muntu ugiye kuza zana intebe yewe reka nze ngiye kubaza nibi siru kwikuruza kabuno urukuja hehe wakanywa vuba ugacuka bona ucuritse ikiyo kuko abakiriya zose bazimazera bakiriya
Ndahira. Urihangana gatoya. Tugere undi hano twakira. Shiraho. Wewe shiraho. Koko. Uhisuza. Kanza se uretse amaguru ke nta. Komera sha. Biganza bigabamariza. Kazuba karasiteka mu museyi misaya yagererwa ari kagororoka. Kinyugunyugu canje. Ayowe. Umpasi. Ariko ndagukundaga ni impamo. Nuko utabizi. Ça te dit, ça t'écrit, oui c'est la vie. Avant toi, je ne vais rien. I love you nayikereza. Oya dahura ibintu by'ubusaza bikugenda biragaba nose ndi kujya neza. Indi amafaranga yandi nivagabaga. Mfite inka, mfite amahene, mfite ingurube, mfite ibintu byose. Mfite n'igiti cy'umwembe. Umva mbese nerwa sinatotoka nkawe. Karibu rero. Cyane tuganire. Cyo turigana. Uramubuhe bwoko? Ufite wisikisha. Oya. Karame. Yesu ushaka ubuhe bwoko? Kubera ari wowe ntacyo nawe. Turabitabye mukiriya mwiza. Tubazanira iki? Ntuza muhingo ushaka? Ndumva nari muri mode yo kunywa, ndumva ndi muri mode yo kugira ngo njyane nawe hahandi. Ikibi byose nanabireka nakubona. Waza mwiroje kwira izuba. Makurata. Mayi, waje ryari mwa? Uraho neza. Se kwabaye mwiza. Yego intoki we. Waze utugize. Waje ryari se? Najejo. Ariko se bisa neza. Amakuru sawa. By'abana ari Kigali sha. Kuzuza. Ujye buretse gato. None se ko umuntu abaye mwiza. Ibise byo babyita ngo iki? Ibiri binyakigali ntabwo mwabimenye na. Amakuru se. Kuri kutumenaho inzugi waje bita amakuru. Bize neza njyewe. Nise ko abaye mwiza we. Nise waje ryari? Naje jo. Shasigaye irimo no kuri kw'Imana. Kuje uhamagara mama cyane se guhera mu kabande warundi. Njye banze nyibwa amakuru i Kigali. Amakuru ni meza. Se Simone no zamwemera we. Oya twenze gaye mfite mushe. Ngaho mbwira. Mama wari niwe ndicaka. Mama ndamushaka. Ndamushaka rero ujye umubwira se ko ndamushaka. Ariko buretse nkayoberwe impamvu papa wawe Mama. Hano hari umuntu ugushaka. Ujye muri kreya. Makora bimeze bite? Nubaha abakuru. Kumutambwiye ko umukobwa yaje. Ese ubu nyise kunyita mu izina nukumpangaza. Erega yagiye Kigali turabyibagirwa byose. Yicarire rekana iyo mumbagira menshi. Kandi bajya bavanga menshi aravuna. Siko umuntu yazane nka mu yindi. Ko numvisha se uturutse iyo ngiyo unyabiza. Umva ngo icyo ngushakira. Ako ndatunguye. Mise mbona impamvu umugabo wawe arimo ararya inkoko akiyongeza indi. Siko nagize ngo mwagurishije. Tugurisha ubutaka se tugurisha iki? Simba nahana amafaranga yakwetu. Umva nkubwire ari igihe kintu kingenza. Mu bintu birahindutse ikintu kingenza. Umva umugabo wari kumwe n'indaya urumva? Niba arepfo kwa Makurata. Makurata ni hano. Muri no kucangikisha vo tugende. Reba repfo kwa Betty. Betty umucuruza akabari. Tubanza ari kuvuga kitonze giye umuntu avuga cyane arabangamiye. Okay, reba kwa Betty. Umucuruza akabari. Urahabona? Niho yicaye. Umuntu yashyize ku ruhande. Yafashe akagura kateretse ku ikesi. Urumva? Ari gukora koga ku mabere. Urumva? Ariko basoma. Safite mwe mu mukara umugabo wawe. Ubwo yabaye inzobe.
njye kindi gukubwira njye namwiboneye papa wanjye njye namwiboneye n'amaso yanjye we nugera ukamubura ibindi ubimbaze sibyo ntago wigize unywa njye nakujya mu inzoga ntago ari wowe ntago ujya mu inzoga njyewe urabizi neza njyewe nuko uvuye iyo uje wiruka ubu ugiye kungira umusazi musanzwe ngira umusazi urumva none se ubundi ibi bintu wambaye ni iki ubundi wakubona ntiyabona ko bataye n'umutwe si uko ese njye ndi kukubwira njye ndi mvuye ndi kukubwira nega amatwi uravuga bikamanuka nega amatwi ibintu nkubwira urumva okay tubwire umugabo wawe ari kumwe n'indaya reba mukobwa cyatsi zuba uramuzi kizuba yo haho hitingi hari hafi yo kwa Simone hari hafi yo kwa Simone niwe bari kumwe umugabo wawe dese nkayo barwana ko amafaranga ubu se umukobwa yamuhaye amafaranga umva ari kumwe n'indaya abakobwa batandatu bose umwe ari hano undi ari aha ngaha urumva ari gukora kuri umwe agakora ku wundi we genda urebe waje twenda nkamukwereka se genda vuze ni ukunda kuvuga ngo njye amagambo nibura wenda mbonye ikintu cyatuma utavuga ngo njye amagambo ngo tugende ntago mvayo ntago umubyeyi ungana nkanjye avayo wa mwana we ndica umuntu wa mwana wanjye we noneho ndica umuntu mwege muze tugende urebe winshikandiriza umukobwa agenda washa tukagenda urasanga agiye bayavuze ko agiye guhindura akabari gafite amafaranga menshi wasanga uri kutubeshya bafite amafaranga menshi agiye guhindura akabari dusanze utubeshya turakumena umutwe gende umva nkubwira mukobwa we ibyo nakubwiye ntabwo ubibonye ubu ngubu ntubyumvishe amafaranga wamuhaye ariko wa mwana usibye no kunywa azanankururira azanakwica ahubwo ako se mama nawe ndebera navuye kandi arabizi ko nkorera amafaranga none yari kunsaba akantu ko kunywa kandi yari yambwiye ko abanje kujya umva cyangwa tugende kujya udafunze se tugende mufungire se